Mbaye ikaze wese kuri Mupenzi TV, ndizera ko bimeze neza kandi utameze neza muri aka kanya, ndizera ko biza kugenda neza. Niko bigenda mu buzima, rimwe na rimwe bigenda neza undi bikagenda nabi, ndizera ko biza kugenda neza. Uyu munsi video y'uyu munsi ngiye kubagezaho akamaro k'igitunguru. Igitunguru abantu benshi bazi ko ari ukugiteka gusa, ari ikirungo gusa. Ese wari uzi ko igitunguru gitinze izabukuru? Wari uzi ko kigabanya ibinure biri mu mubiri? Wari uzi ko kigabanya uburibwe mu matwi, kwa kundi mu matwi wumva hakurya ukumva washimamo? Wari uzi ko bibigabanya? Ngiye kubagezaho akamaro kenshi gatandukanye k'ibitunguru. Twagiye ibitunguru byirukana impumuro mibi ahantu hari umunuko. Ushobora gufata ibitunguru ukabikatakata ukabitereka ahandi hari umwuka wumvunuka, warangiza ukabimazaho nk'iminota mikeya, mu minota 10. Nyuma y'iminota nk'icumi gusa utangiye kumva byamaze gukora umuti, kugeza aho rwose wa munuko ushira. Bimaze rero nk'iminota mikeya wa munuko umaze gushira, uterura bya bitunguru wakatakase wari wateretse aho ngaho ukabijugunya, ko nta kindi waba ukoresha. Igitunguru gituma amaraso atembera neza mu mubiri, fibre n'ibindi binyabutabire igitunguru kibitsemo bigifasha gutuma amaraso y'igikoresha atembera neza mu mubiri. Igitunguru ushobora kugikatagura ugashyira mu itasi, warangiza ugasukamo amazi ashyushye, ugapfundikira ukimazamo nk'iminota 10, ubundi ukaza kuyanywa, cyangwa se ukagikatagura ugashyiramo umutobe w'indimu. Waba ufite olive oil ugashyiramo, ukavanga, ukabipfundikira, ukabimazamo nk'iminota mikeya, nk'iminota 5, ukabirya. Hari abatekereza ko, hari abavuga ngo igitunguru iyo bakiriye muri ubwo buryo kibaguma mu kanwa, impumuro yacyo ibaguma mu kanwa. Sibyo, bikuguma mu kanwa gusa iyo utabivanze n'umutobe w'indimu. Ariko niba wumva bikomeza kuguma mu kanwa kawe nubwo bavanze n'umutobe w'indimu, ushobora gufata utubabi twa thé romarin, cyangwa se bayita thé cyangwa se romarin cyangwa se rosemary, ukadukanjakanja ukamira utuzi twayo, wa muhumuro wose w'ibitunguru uzahita ushyira mu kanwa kawe. Cyangwa se ufate intama imwe ya mukaru, umire intama imwe ya mukaru, bya bitunguru bizajya bihita bigushira mu kanwa. Igitunguru gituma usinzira neza. Uko bikorwa: fata igitunguru ugikate, ukihumirize hagati y'iminota 5 nk'icumi, ugenda wihumuriza, urekeraho, wihumuriza, urekeraho, gutyo nk'inshuro 5 cyangwa se inshuro 10. Nubikora igihe kinini ushobora gutandukana guca ukubiri no kubura ibitotsi. Ikindi ni ukugira akamenyero ko kukirya nimugoroba. Igitunguru wagikasa ari kibisi ukakirya nimugoroba ugiye kuryama, cyangwa se ukakirya mu mafunguro ya nimugoroba, ukakirya nka salade ya nimugoroba, kiragufasha cyane. Igitunguru gifasha kivura uburibwe bwo mu matwi, nk'uko natangiye mbikubwira. Kwa kundi ujya wumva ushaka gushima mu matwi rwose, ukumva ushaka gushima, hakurya nk'ushaka gushimamo, jya ukoresha ibitunguru uca ukubiri n'ubwo buribwe bwo mu matwi. Igitunguru kirinda kubyimba amaguru cyangwa se imirundi ibyimbye, kwa kundi ugira amaguru abyimbye wakanduka ukabona hasigayemo umwobo nk'akandika. Igitunguru iyo ugikoresha kiragukiza cyane, kwa kundi ukabona hasigaye umwobo nk'akandika, kuko ibitunguru byibitsemo ubushobozi bwo gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Iyo ubikoresha ntabwo ugira icyo kibazo. Igitunguru kivura ububyimbe. Aho ufata igitunguru ukagisya cyangwa se ukakirapa, ubundi ukavanamo umutobe wacyo, ugakuba hahandi habyimbye hahita habyimbuka. Igitunguru kivura uduheri duterwa n'umuriro. Nka kwa kundi nyine warwaye malaria cyangwa se wagize umuriro, ugira uduheri tumeze nka gutya ku munwa. Igitunguru kibitsemo ubushobozi bwo gukuraho utuduheri twose twatewe n'umuriro. Iyo ugifashe ukacyoza neza, ugakuramo umutobe wacyo, ubundi ugasiga, ugatsirima ahangaha haba haje utuntu tw'uduheri, utuntu tureba gutya, igitunguru gihita kidukiza. Hari n'abazaniye nk'ibisebe ku munwa,
uduheri duhita tuvaho neza ntihongere kugira uduheri, cyangwa se ahandi hantu hatewe uduheri tw'umuriro. Igitunguru rero gifite imbaraga zo guhangana n'umuriro, gitera imbaraga umubiri ugashobora guhangana n'umuriro cyangwa se n'utundi bagiteri dutandukanye. Igitunguru gikuza imisatsi, kwa kundi ugira imisatsi icikagurika cyangwa se ipfukagurika, iyo ukoresha igitunguru ntabwo ugira imisatsi imeze gutyo. Iyo ufashe umutobe wacyo ukavanga n'umutobe w'igikakarubamba ukabisiga mu musatsi wawe, ukabimazamo iminota 30 ubundi ukabimesamo, ukabikora byibuze 2 mu cyumweru, biragufasha cyane. Ndetse uretse no kubisiga mu misatsi, igitunguru iyo ukirya ari kibisi gikoresha buri gihe, nabwo gituma ugira umusatsi mwiza, kirinda umusatsi gucikagurika, kirinda umusatsi ucikagurika umera nabi, kuko nacyo kibe mu biribwa gituma ugira umusatsi umeze neza, ukura neza kandi ubengerana. Aha niba ushaka kumenya ibiribwa byajya bituma ugira umusatsi mwiza, unyandikire muri comment. Igitunguru kirinda ibyo bita selulite cyangwa se ibicece bigaragara cyane cyane nko ku nda, cyangwa se ku bibuno, ku matako, nk'uko ureba ni bene ibi ngibi. Iyo ukoresha ibitunguru rero birakira, ugasigara noneho umeze neza gutya, kuko igitunguru gifasha umubiri gusohora amazi udakeneye, ndetse n'amaraso gutembera neza, kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Niyo wari ufite ikibazo cyo kugira umubiri nk'upfunyaraye nk'uku ugapfunyarara gutya, igitunguru ujye ugikoresha, ujye ukivanga n'inyanya, kandi ujye urya imbuto n'amacunga, pome, kandi ukore siporo nko kugenda n'amaguru. N'abakoreye video y'ibyiza byo kugenda n'amaguru n'izindi siporo zitandukanye, bizagufasha cyane, uzahita ukira umere gutya neza, ugire noneho umubiri mwiza urambutse gutya. Igitunguru gifasha uwakiriye gutakaza ibiro. Igitunguru gifasha umubiri wawe gukoresha neza ibyo wariye, bityo bigatuma, cyangwa se ibyo wanyweye bigatuma utagira ibinure bitari ngombwa, bityo bigatuma utagira ibiro byinshi. Niba wari unabyibushye cyane ukagira ibiro bikeya, dore ko bizagufasha ku buryo bwihuse. Fata igitunguru kiringaniye, gishyire mu mazi mu kirahure, ugishyire mu kirahure, ushyiremo amazi ashyushye, ubitereke iminota itarenze 5, nyuma ubisye. Wongeremo, urimo gusya uzongeramo ibindi birahure 2 by'amazi, ubwo bibaye ibirahure 2, ubisye nanone umutobe wabyo uvuyemo muri bya birahure 3, uzajya unywa ikirahure kimwe buri munsi. Aho inama nziza no kukinywa nimugoroba, kuko gigufasha gusinzira neza, kandi bikagufasha umubiri wawe gukoresha neza ibyo wariye umunsi wose. Nubikora gutyo, nyuma y'amezi 3 uzaba umaze kubona impinduka, nziza mu mubiri wawe. Bya biro warwanyaga bizaba bimaze kuvaho, bya bicece warwanyaga nabyo bizaba bimaze kuvaho. Igitunguru kirwanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kuko kifite mu bubasha bwo gutuma amaraso ashobora gutembera neza, aho ashobora kugera hose mu mubiri wawe, bikagufasha. Bigira ububasha bwo gutuma kirinda ibibazo byose byatera imivuduko y'ubwoko bwose bw'amaraso. Aha igitunguru urabyumva ko kiri mu rutonde rw'ibiribwa bifasha umutima wacu kumererwa neza. Ni ibiribwa bifasha, n'ibiribwa bifasha amaraso yacu gutembera neza, n'ibirinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Niba ushaka kumenya urwo rutonde rw'ibiribwa bituma umererwa neza, unyandikire muri comment, nzabikugezaho. Ikindi, igitunguru kirwanya imiburu. Abantu bajya bamara kwiyogoshesha cyangwa se biyogosha, ugasanga barwaye imiburu, cyane cyane iyo biyogoshesheje imisatsi ndetse n'ubwanwa, usigaho umutobe w'igitunguru. Yaba imiburu utangiye kuza cyangwa se imiburu isanzweho, biragufasha, birayikiza cyane, bikarema rwose uruhu rwiza,
ugaca ukubiri n'imiburu burundu. Ndizera rero ko wamenya akamaro k'ibitunguru. Ibitunguru ushobora no kubikoresha niba uruki rwakuriye ugasigaho bihita bikira. Niba ushobora kwikoresha mu buryo bwinshi, bifasha mu buryo bwinshi cyane. Ibitunguru bifasha mu buryo bwinshi cyane kuko n'abafite ibinyenzi mu nzu bakatagura ibitunguru bakabishyira ibinyenzi wenda bijya biri nko muri tiruwari, mu ntebe, hehe aho biherereye hose, urabikatagura warangiza kubikatagura ukabishyira nko muri tiruwari y'akabati aho ibinyenzi biri, cyangwa se ukabikatagura ukabishyira munsi y'intebe, ukabishyira ahantu hose ibinyenzi biri. Icyo gihe ibinyenzi birahunga, wa muhumuro w'ibitunguru urabyica, bya binyenzi usanga byapfuye. Ibitunguru rero bifite akamaro kenshi, bikoresha ku buryo bwinshi. Wamaze kumva uburyo butandukanye wakoreshamo ibitunguru, si byo guteka gusa, si ibirungo gusa, bidufitiye akamaro kanini gatandukanye wabikoresheje kandi mu buryo butandukanye. Ndizera ko wakunze iyi video, ndizera ko niba wakunze video wibuke uduhe like, uyigeze ku bantu benshi cyane, kandi ibyo kutwandikire muri comment ibyo wowe ushaka ko tuzaganiraho mu yindi video ikurikira. Wibuke kandi ukore subscribe niba utarayikora, kugira ngo utazicikwa na video n'imwe dushyira kuri televiziyo yacu Mpenzi TV. Naha rero video y'uyu munsi nisoreje. Yari Mpenzi nk'ibisanzwe. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.